boys, you have finished. Mugenzi rwose mwihangane gato cyakomeza. And the whole compound is neat. Mugenzi rwose aje mu kuba haba mu rwose guhangana. Hagati mugenzi y'abana bombi, mugenzi n'abakobwa n'abasaza babo mugenzi badahuje se. Mugenzi nyina bashyize myumvire biko bana mugenzi abapagasi babo. Mugenzi bakabaye bafata nk'abasaza batanye kuba rwose bafata nabi. Karabaye. Abakitanya mugenzi ababye nako abavandimwe. Byaje mu mugenzi guhimana cyangwa gusuzugurana. You can never swim this covered again. Umva naganga ndibonye kwa kubura ngiye ndarahiye. Ntago naba makuru makaje papa bugarukira. Karabaye mugenzi ngumenya kwa kubura makaje ababye bagarukira. Muvandi. Katuje cyo dukora. Kwa abana bo dufite kwa Yesu mu bamenye gutare bigoryi. I can never swim this covered again. Ntago gose njyana nakwenya kwa kubura bahungu aricara. Ndabyanza aricara umutoya. Ni mugenzi na boy nini bobo mugenzi n'umukuru. Mugenzi bobo na aricara na aboy. Yeah, bacho gose kuna wa comments. Avuze honi wewe uramena mu matwi kanipfukira amatwi. Mugenzi nina na neka batanye kwa bahimana n'abamyeze nina na mugenzi nina na mugenzi we n'abakobwa. Sasa muzehe ni nk'umusazi. Muzehe kanyandekwe ntagava kwizima. Reka sasa asanga ibintu byana byano bitakuwe we n'umugore ore yako ko bakaje. Koga bavaye imbere nyina bakunda kubi. Ibi niki? Look at this. Ibi niki ni ndi utaka. Am I in the wrong place? Jewe imbuga ni yiwanye cyangwa si yiwanje. Did but they said they will not sweep it. And Papa bavuze ngo ntago bakura ngo nukajya bamenya ntabwo ashaka n'umuntu batesha umutwe. it's a father's man. Ngo ntago rwose hano bakura inzu imbuga ntabwo ari imbuga n'imbuga ya so wabo. So why didn't you sweep the compound? Kuki mutakubuye hanga? Shut it. Mwakobuye ziba. You did what? Which lie do you want to tell again now? Mukubira ikiwe kuntu hasa mfasha kuno. Get me my kid. Zanzanira nkuni yanjye muryame hasi. Lie down. Muryame hasi. Muryame hasi bararya bigitsi bararya barazira ubusa nabane byugeze ni bobo na aboy. Byugeze ungavane nkoni ni uza ni n'urubingo. Fata giti. Ziba. Byugeze anga rwose barafana. Tell me when it is true. Yewe ngo kubite giti. Fata giti. Byugeze umugore araseka n'abana be baraseka. Neve. Aya. Undacho. Uyu nawacho byana biraga ishiki barashigarana ni cya aboy barashigara cya bwoya bashaka no bwoya fata igiti cyo kiraguruka kirirukaga ko jakirukanze arekisi we ko jakirukanze It's inside. yamusi imodoka maze muze avayo cyangwa kuvayo reka azajya agisicyonyorera ajya modoka irashaka ko ntaki bakivanayo ku mbaraga ye bavuyemo muze aragaruka muze yaragiye kurukandagira urusenzi maza ko ngo nkwereke bafata amaguru ntabwo cyupa cyongera kiraguruka ni cyabwoya bwo yarago aca mu birenge nagaca amaguru y'umuntu cyakiri rukanga ngikiri hakurgiriye kugeza filimi irabyo barabahora ubusa n'abana. Well, this nonsense has to stop. Bring them here. Muzaratongana. Let them be ready. Come on. Mugeza kujyangire aho ngaho rwose ko bagahenereje. Uyu nguyu bamukubise impumetse yose iramurya. Mugeza birabaje. Disi bariza agenda kabishe. Aboy. Bwoya. You have been lying down like this for long. Ni gutyo warayisho ryose umeze. What is the problem? Ufite ikibazo. Mugeza ni murumuna we. What is the problem? Bwoya umeze tumenyeze karumuna ke. Disi kintu wagikusa cyaba bakizahaje impumetse yose. That flog really destroyed my natural upholstery. Usko bankubise bakica imitsi y'agatafari. Sit well again. Ntago zongera kwicara neza rwose nk'umuntu muzima. Ngeze ngo imitsi y'agatafari bayishe necyo frost. Skills our true colors. Umva reka twereke bano bana bo turi bo bamenye ko nta mikino tugira. Those evil twins alone. Biriya byana beze nk'amadayimoni y'impanga. But the entire family. N'umuryango wose. Can you imagine we don't go to school again? Imagine twe ntago tuzongera kujya ku ishuri ngo twige. Boy jobs. Tugumanga dukora akazi nk'akababoyi boy jobs. Why they are enjoying our father's words? Bo bari mu mitungo yadatari barimo kubyinagiramo. Let's go and tell uncle that. Base ka tujye kubwira uncle. Go to school. Ko dushaka kujya kushimyeza kubwira uncle mugenzi si mukuru wa Sekanyandekwe. House boy jobs. Oya. I don't think he will listen to us. Ake ntago ari bubyemere. Wait. Our uncle swore before the others. Ariko uncle wacu yarahira imbere y'abakuru b'umuryango bose.
before forcing us to come and live with him. mbere ko tusanga yavuze ko azatuba hafi akatwitaho bararira agenda kabishe bavuye mu ishuri nta kwiga nta kibafashwe nk'ababoboye Boys want to go to school. ngo mukeneye kujya ku ishuri sasa To go and learn what? kujya se kujya kwiga iki To go and learn what? kujya kwiga iki If we are in school, tubaye turi mu ishuri by now we'll be preparing for our junior one. tuzategura hazaza hacu Shut that amount up. cece ko mufungwa munwa To go to school. mukeneye kujya ku ishuri Tomorrow you start speaking through the nose. kugira ngo mujye mutangira asage muvugire mu mazuru mutangire mu mbyinanye mu mbyina ko mubyimba munyirya hejuru By the way, ako bundi where do you intend to get his school fees? nihe muzabana minerivare Uncle, ako onkire I left enough money before data yasize amafaranga menshi mbere yuko apfa turabizi we use them. Will you shut up? ziba ceceka Which money? Do you amafaranga nyabaki what your father was giving me before he died? waruzi ko somere ko apfa yapfuye afite imyenda myinshi mwishyuza Do you know how much I spent for his burial? wabuze so ajya gupfa ariko amaze gupfa amafaranga menshi nanatakaje kugira ngo tumushyingure Can you imagine? Wonders with nshene nyumvira ibi byana ibitangaza nako mwese bizashira you can come before us and be talking rubbish. mwambe bamwe mutanya mbere yacu muvuga ubusa dore zimbeba gusa Because you just hang around here and be eating my food. mugumanga muri ibiryo byanjye gusa nta kindi kintu mukora In fact, uretse n'ibyo it is idleness that is the cause. ubanze kibatse ibyo byose ari uko mwadamara niyo mpamvu musige munye kuko mwamaze kudamarara niyo mpamvu musige muza mumubwira ubusa Illness. Because if you people have something to keep you busy, aho mwaye mufite ikindi kintu gituma muhugiraho mukaba busy be thinking of going to ntabwo mwakaye mutekereza kujya ku ishuri nubwo mugumanga mudamaraye gusa They should start doing something. reka tuhashakira akazi Help towards their upkeep now. At least let them start selling pure water. wenda kabareka bajya kumana bagurisha amazi yo kunywa sit. Beautiful idea. nibyo koko Idea. kuko reka bajya gucuruza amazi y'inyange Thought about that. It's all right. They can start immediately. Now, noneho both of you, mwembi gwera uyu munsi sasa first thing tomorrow morning, guhera ejo mu cyakare start selling pure water. muzatangira gucuruza amazi ku muhanda muyadandaza ngeze karabaye none ndebera filime yese ari umukire imitungo yose yajyanywe n'abanyezo kujya bose bacuruza amazi ku muhanda This one cool. gusa ngagose bacuruza amazi barakonje bakabapakira bakajya kugurisha Because of that, even they charge us. Give me one. yeah And then, No, my father not buy am. Give me change. then, In fact, give me 3. No, I complete am 20 naira. amazi atatu sha 4 na say oh. buy a pure water. Buy a pure water. amazi pire Pure water. amazi muranywaye ninde ushaka amazi amazi muragura kumenyeza kubagurisha amazi ku mihanda birababaje ise yari umugaga ari umukire Boy, goya since I will be suffering every day, nigujya tubayeho buri munsi every day we go hand them over the money. tujye tujya ngo dutange ngo versement ngo tuvere suriya mugore Hey, good food they won't give us. niyandi ntago baduha ibiryo bigiza ngo turyeho School they won't send us to. ishuri naryo banza ko tujya ku ishuri Bobo, it's God at work. bobo wingi Has he gone to sleep? imana yararyamye cyangwa imana yarasinziriye Let me show them talk. What are you saying? uravuga ibiki Are we not sheep? Hey, ngeze birabaje this is God's suffering and smiling. ibi ngibi byo bita kuri kuba rwose uri mu gahinde gusukaneza ugaseka Deba kirango mugeza ku rwose rwose aruwasaga no desa ndabere filime aruwaje cyane meze ngaho ise w'umwana amuzi yewe uragura amazi ngeze bana rabazi It's special, straight from the fountain of life. aya mazi gose ni amazi atuma umuntu yongera akagira ubuzima bwiza uretse Boba na boy. bobo na bwoya Don't you recognize me? ntago munzi Are you Uncle Amos? niwe onkire Amos Uncle Besson? kandi niwe onkire Beso In here. urakora cyangwa mwembi Selling pure water on the road. ucuruza amazi ku muhanda nka mayibobo Now you ask. Okay, now you answer. Why must Uncle Ndugwa and his wife allow you to hawk pure water on the road? niba abanyabakimwa ninde muntu unganya bachi wabakazi ngo musanga mucuruza amazi ku muhanda kandi nande kwe ninde wago mujye musanga mucuruza amazi ku muhanda What is happening? niba kimwe kujya mbere Oh yeah. oya ntago byemera I'm yewe uretse That means we'll be aya mazi uyamenye ntago twabonye kurara mu rugo iwacu batwirukana mu rugo Don't worry. sani The mwihangane village now. ngiye kujya mu cyari iwacu mu rugo Father. ngende mbibwire data Rest of them there. bahamagaze inama y'umuryango yose Now hawking pure water on the road. me mbabwiye ko rwose musiga mucuruza amazi ku muhanda kandi mwambaye imyenda imeze nk'amayibobo Worry. babarwaneho Bye-bye. ngeze ni ikibazo
Ngeze gufite kivugira n'abana batoya. Ngeze nano abumva. Go. Just people listen. Reka abantu banisoma. Have you make? Amafaranga yose uyu munsi twacuruje yose. Just 70 naira. Ngiye mfite amafaranga 70. Think. Yose ngiye mbare yanjye. 350. Yeah. Nanya nufite agiye kwegera ku gitano. Because you know. Reka no musego reka tujye kuyarira undi muri dore tumaze iminsi turya inyama barya inyama bonyine. Ntabwo bakiduha ku nyama kandi tujye kuyarira uyu munsi tujye kuyanywera. Yes. Filimi iraha. Nibyana nibibandisha duresha. Byihebye bigiye kujya amafaranga kujya kuyanywera. No kuyabyinira muri restaurant. Feri ya mbere hakuno ni sasa ni ku nkoko. Them they wait for you. One day, oh, them go get their property. Yewe nande bira abana ukuntu ibyo barimo kureba. Abana bara. Mugenzi wa kise imbebe ebyiri tulats. Aracyari junior ubasobanurira mugenzi wa dukunze filime zacu nk'izi ngizi. Hamagara 0725530622. Ya rwose baranywa. Bari haye. Dore cyarobye. N'abana bato gusa ibintu barimo kureba. Ukajya nagenda azunguza sha. Give me my money. Amafaranga nyari hehe? You didn't come back with any pure water. Nta mafaranga nta mazi na make mutahanye shaka amafaranga yanjye. Every day the same story. Buri munsi muracuruza mukazamunga amafaranga ngo mwayabuze. Menya sasa mugeze ko rwose byagiye byisiga ibyono n'ivumbi mu musatsi. Robbers attack too. Uyu munsi ngo mutegwa n'abanyamabandi. Baje baradukubita baraduhamira amafaranga barayatwaka kuko mugeze byaririye binangomo za primus. Liars! Barabeshya. Robbers, you are liars. Barabeshya. If you people don't give me my money now, mutama amafaranga yanjye uyu munsi. You will eat in this house from this night. Ntago mutaha muri inzu habe nama. That is 24 hours dry fasting without prayer. Give me my money. Mabikora gimwe. Ngansingo mwe dore ko mujyane mujye kuza amafaranga mujye gushaka amafaranga yanjye bakamuyabonye mujye muzane amafaranga yanjye. Filimi iraha. Yesu jana mweshi ngo bagiye ngo barabyiba ngo byatere ngo n'amabanda afite yitwaje intwaro Armed Robbers. Hopeless idiots. Ibigoryi gusa by'ibintazi. Igenze cyane kintu rwose baje kuno rwose ku muhanda kubogeza curuza. Sasa hakuno Papa John Paul ku muhanda. Yo bana bato muze hakuno bana ba. Papa John Paul bavayo. Uragura musaza. Do you want to buy pure water? Bashaka amazi yo kunywa. One. Wa mushenzi we. Nobody. Je nta muntu. Numwe ujumbaza. Na me they ask. Je ahubwo ni yubaza. The answer. Kandi bakansubiza. Okay, please, the weather is too hot. Yewe dore zuba ryatse utagura amazi tubwire bika kuvuga ubusa. You buy our special pure water or not? Ni utagura amazi vuga reka kutubwira ibyo ntabwo twaganga twaje kwivuga ibigwi ngina ngari guma primus. What's here? Time the money. Oh, na no na dete. Urambwira ngo ngewe ngo simvuge. Sasa ko wabwira umusazi y'ikundi rumogi. Okay, please. This Abana yakuna amazi. Somebody give us this is to save for him. Bana ngiye kuna somo gakiya andarajugunye. Bawuriye ku muhanda. Abana mandi mazi mu kamunuza bwa mututsi. Yeburetse barasanga ari bwishyure. Ni umusinzi. Ni umwana mu gidawa. Dawa. Papa John Paul. Anda yatahasi. We. What is your name? Witwa nde? Okay. Yewe. You know my name before you pay me. Nago nakuvuga amasanje basoma amafaranga niyo yibanze. Uramwe ngiye mwishyure. Birakona ngura hano waruzingo. I want my brother now. You want? Yere kure petit frère. Nakano karagatero numungaro mugi. Ubure ku muhanda. No no the fear. You want to carry us, eh? Yewe urashaka kuduha umunyenga cyangwa koke kumeze ushaka kuduha umunyenga. We are going to pay you. Ko twe ntabwo batugira. This one. Yes. I'm going. Biramurya yuko arimo kubishaka ibigori byikugiye ko ndira umunyenga. Yo toto kameze duha umunyenga. Yes. Umunyenga uraryoha abishyira hasi n'ibigoryi. Kandi yarari seri. Like you boys. Yemwe bana bato rwose ndabikundi. Na school una supposed day. Gusa rwose bana bato uyu munsi ni umunsi wo kujya ku ishuri. Ufite kwiga. So uranyumva? How wish our uncle could think like this. Ese cyeke ryo uvuga oncle wacu akaba bitekereza udata wacu kanyandekwe. so Ngewe na murambona ngewe. alaye Ngewe area father. Nefte data umukire. Like say I go school.
Nako nanze kwiga. Life for them better for me. Niyo mpamvu ubuzima butanyoroheye. They call crime. It's no good at all. Usebe ibyaha ngiye nkuri ibyaha byinshi birenze. Thank you for your advice. Urakoze kutugira inama. Ariko da amafaranga yacu y'amazi. Ubunyeza afite ko rwose umwana mu gihe yabikundiye aba amafaranga y'amazi nta kibazo nyazajya ngo bagira inama. Una hear the thing I talk. Muzi vuga ndavuga ukuri. Make una dey go school. Kandi muzige. Now they sell pure water. Nimwiga gose amazi ntacazabamarira nacyo yamara ntazabageza. Something better to do instead of being this your what do you call it? Asa kuvuga ngo twige wowe kungura mu gihe wazaruvuyeho. I talk. Umva. Na make I tell una make una go school. Like say me go school. Nanjye mbonye amafaranga ajya kushira nanjye najya kushira nkiga. Una yami so? Oya, make una go. Yeah. Yenze yabikundira umwaro mu gihe bariye ku muhanda. Desi nibyana bishimishije nuko ari bigegera gusa nibibandi. Ko byagatashye. Hako byaje byiruka nkayiwe. Turatewe. Muze. Ukamenye umugore ejo byaramuhejeje maze iminsi bimuheza. None wako byaje byimennye amazi ujya bimuteye ku mutwe. Amafaranga yose y'amazi bisigaye bijya kuyabyinira mu bubari bikayana yanywera. Byahagiye. You even entered my parlor with your slipper. Mwabashenzi mwe murinjira mu nzu yanyu mwambaye kamambiri. Now give me my money. Amafaranga ajya ari hehe? Give me the money from today's sales. Amafaranga yo mwacuruje umunsi muyamereza. Kimwakora kamambiri. Bakikora kiwe. Give me the money, come on. Amafaranga yanjye. They cancel people. Ayo abantu bashinzwe isuku y'umugi cancel people. Abantu bashinzwe isuku y'umugi. She knows up and down. Baje baratwirukanga hakurya hakuno bamwe bo kuri pandagari. Because of our gas permit. Badora ko bavuga ko dafite tuticura umusoro. Gas permit, eh? Ni mufite uburenganzira bwo kudandaza mugi mutembereza ibintu. Now but where's my money? Amafaranga ajya ari hebyo byumvugana kibazo amafaranga ajya ari he. They arrested us and put us in jail. Badufasha bajya kudufunga. To escape. Turacika. Just not from express to express. None twirukanga hakurya hakuno twirukanga n'abashinzwe umutekano w'umugi. Because two of you did not come back with any pure water left over. Icyambere nuko mudatanya amazi mahabe make yabe namba bivuze ngo mufite amafaranga ko mwacuruje. Settle the police. Amafaranga amazi yose abapolisi bayajyanye. And complete the force for the hawkers permit. Yes, it will come out in 3 months. Baravuga ngo tubone igipapuro kitwemerera ko twacuza tubonye uburenganzira bwo gucuruza mu mugi nk'abantu batembera ngo turaza kujya gufata amazi yacu. So my money is gone again for today. Bivuze ngo amafaranga njye n'uyu munsi narabuze maze ukwezi kose mucuruza amazi na mu mayavirisoma. Mumbwire. I'm going to kill the two of you today. Ngiye mwembe kubica. Muryame hasi. Mujye hasi. Kino kirapfuka kiramutera imbabazi mugore nta mbabazi yigirira. Uruki, fata igiki, ibinyunguti, kinaraciniga, ikina kitendekaho, fata ingumi, mu mbavu, inkokora, fata uruki, mu ntoryi, kino kirahaguruka. Ewan, hakurya hakuno, kiramucika. Sasa mugeze umugore arakara nabi. Afite umujinya murandura zose arakara nabi. Afite umujinya suwina. Numwe wawe yahuze. Yewe data we. Umugore yahagiye. Afite umujinya amaze ukwezi kose bitamumverisa. Yashoye menshi ntago yunguka. Yarabye bintazi. Umugore afite umujinya ni numwe udasanzwe. Awufaka ko nagotomera ji. Yewe. Useless children. Bijyana bidafite umumaro. You want to make me run mad, eh? Mushaka ko nzasara. Yewe. Umugabo w'Rwanda asanzwe ari n'umusazi. Dudure kuraka. Arakara nkabi yahuze. Keep missing. Amafaranga yose umunsi wose ntanga ndayabura. Ntago nunguka. Now we be going. Biniki. Ndakabumushi. Kwishero gize rute. Zabica. Mugore. That into way. Mugeze barakiri gose amuyogeze amusuruka akabonye babana kumanda bacuruza abo mazi gose ameze nka mayibobo. Gose yaje gose akuruka yabwira se inkuru mu cyaro. Inheriting his late brother's property. Urambwiza ukuri ngo Kanyande kwe kuva yafatiye imitungo ya murumuna we. Living in his house in the city. Amaze ajya no mu nzu ye yo mu mujyi ni yasigaye atuyemo. Decided to send his children. Yafashe abana banyakwigendera murumuna we Nelson. Water. Abashyira mu mwana ngo bacuruza amazi nk'abakanyabunyobwa. Wickedness. Ibintu ubugori kinene n'ubugwari. Nukwikunda ubu nubugugu. I saw them with my 2 eyes. Papa nababonye n'amaso yanjye abiri kandi papa nta rumogi nkwasi nyangwa n'inzoga. Bobo and a boy. Nabonye Bobo na Bwoya. They are being maltreated. Basike bafatwa nk'imbobo kunuza ibugose kabwera. Seeing them looking tattered. Nabana bararushiye ntago babamba imyenda byose nibicagagure nibidomagure.
I understand why Ndukwe insisted. Jena killed her husband. That is why I came home. To inform you and Bobo and that boy go back to school. I need to see them with my eyes. Sasa hakono kwa yakaje ni kanyandiko yarabyimbye mugeze mu mitungo ya murumuna we. Where are these girls? Did you send them to the market or? Abana banje bariye ko nabo mbonara. I went to the market yesterday. Ako umunsi nije bagiye gwasuza abakobwa bacu bagiye. Ngeze naho nabana ngo ngeze bagiye babakobwa babiri nina na neka. Goya. Bobo. Yego onkire baraza. So you people will always wait for me to... When all they do is sit in the house, they sleep, cough, my food. Just send them to go and sell pure water for me. They will just steal it. Don't worry. By the way, where is Nena and the Nega? Uncle, this morning with 2 men like that. They will just pounce on your money and steal it. Don't worry. By the way, where is Nega? Uncle, that's this morning with 2 men like that. Yes. My daughters went out with 2 men. They tell us that if you people come after them, I should tell you that come to borrow some books. And since you people have come back and asked, please carry the message. Bavuze ngo tubabwire tuvuge ngo bagiye gutira amakayi nakigorye kangugo cyangwa gukina theater kimwe ibigorye bira cyangwa kimenye ibanga ikindi cyongera araribika. These girls have opened their eyes. Aba bakobwa batangiye gufunguka amaso y'amafaranga. They now follow men. Basigaye bakurikira abagabo bobo bashuga daddy bakajya mu hotel kujya kuryamana n'abagabo marogi. Ibi bicaho birabapangiye tu. Reka bataye barambona. Reka baze barambona babone icyo ndicyo. Ko bakaje sasa. Mama mwiriwe. Will you come back here? Mugaruke hano. Nibazi ibyabaye ko babapangiye kare. Where are you coming from? I'm naked. Nigute nihe muturutse mwambaye ubusa hejuru mumeze nk'wajya mwambaye ubusa mu mugongo hose. 2 men you people went out with. Abagabo babiri mwasoka nyanga mugenda babafashe kunugu ni bande. Bari bande. Mama na mutwe soka ziba. We only went. Mama tuvuye gutira mama kayi kujya dukore etide. Now where are the books? Amakayi ari hehe? Nyine twaje dusanga abana tugiye gutira amakayi wabo ngo babajyanye ngo gutembera kuri piscine. Books. Where are they? Amakayi ari hehe? You didn't see the books. Amakayi mwanyereke rero. You have started visiting hotels. Mutangiye kujya mujya mu hoteli n'abagabo mukajya kwizunguza. Sasa bari mubyeyi hakono afite umujinya rwose ku buryo bwe. You are opening your eyes. Muko mushaka amafaranga. Paturushi. Pategeshi. Patingumi. Paturushi buri mubyeyi barabagabana. Barabasaranganya. Hakono barabatizanya. Fata barabatizanya. Muzehe karabaye. Fatishi babakubise ikizi ushoboka se cya yose. Sasa dore hakurya bya bigoryi. Dore cyabwoya bwoya vawe na bobo. Yaje ko nabiseka. Mbega shaho turabapani. Faturushi. Fatingumi. Faturushi. Fatingumi. Faturushi bigoryi bira. Mugeze bitangiye kubapangira kuko so bakubita mugeze karacyakomeza mwihangane karacyakomeza cyane. Mugeze sasa kuko bwagace batageze ko babapangira. Mbega byiza. We muciceke mukajya gudusakuriza. Gabana navuga. Mbega ibintu biryoshye byaze kwibana basigaye babuza kujya kureba televiziyo bishyira mashine bashaka kwireba bigeze ngana biki bakora nakindi gose nukishimira byose byo barimo kubona ngo barakaze ushaka kubona akazi akoze mu ryango gose urakare ukamwe ko gose uzi kwishima abako bakaje we we're watching turimo turareba televiziyo kulukube televiziyo yande
mujye hanze Man go for my mujye hanze nimukajya muza kwicara muri saro yanyu mugizwe isaro yari yase kumenya ngo ngo nagufite kwicaramo Heka bwana bukira nese niga baraza bukicara muri saro yanjye nimukajya muza muri saro ni yanjye nagari yanyu murumva mugende hirgiriye ngense isaro yawe zari yase mugeze nago bayicara muri bobo na bwoya bana banje ngaga muri mubiki muzongera mujye kuzerera hanze muza mujye gutemera n'ibiga muzakona mbereke ngeze gusubeza by'umuryango bariyunga n'ababyeyi n'abana babo sasa biga kwakabyuka muri saro ibyana bira ko bizoka muri saro byagiye hanze kuri fizibure bijya kuyikupa abagabo rwose bari muri saro umuriro bivana icomora fizibure byacomeye fizibure bivanaho n'intebe n'ibigoryi ni bobo na bwoya fizibure bere kujya bandi munsi bari muri ewasa nayo yitwara irambiwe irutwana na gitorogazi sasa bageze hapfa ngo ngeze kubizi rwose bamanigana ngo ajya babura gutereta bapfa ko bageze babonye rwose ahantu hapfa ngo hari utwana tudukobwa duhiye tuberere rwose ijisho batezamo nibamaniga barasinyara imaniga ebyiri ni dakimu na cyana na cya fisto bwoya yeah ko bakaje dakimu na dashimu. Hello guys. Bite basore. Afa. Please, can you help us call Nina and her sister? Naduhamagara Nina na mushiki we. Kino kiri ibyimbya. Abanyese baje kwiteretera ni dakimu na dashimu. Came to see Nina and the sister. Twashaka dushaka kujya tubone Nina na mwene nyina. Your parents are not around. Ese ababyeyi banyu baraharira? Can you help us call them? Ngaduhamagara bakobwa bakaza. Babo. People want to send us love message. Hari abantu yo bajanga baje gutereta bashiki bacu baduhangaye. The plus. Bishira turasabye ni wenye batanga baje kugira ngo baterete bwa mbere. Ni batanga 300. 300. You mean wait? I should pay you guys 600 naira. Yemba amafaranga 300 yose y'amanayira. Amafaranga menshi cyane. This ngo gutanga 70 by'amanyarwanda. In the first place. No, if you give it to us we throw it away. Mani niba utatanga urore ku nundi yaduhera gutajugunye. Ntabwo nungarara akawe nunkange nanjye nunkange. Ukungasha ngo nunkange. Mukirata twigendere. Yego umushenzo wa mugezo ari yibyimbije mu kudukanga. Sorry, okay. Yatata mubetse turi gose. I'll pay 400 naira and nothing more. Basi ndaba magana ne mwembi mugabanire hagati. Filimira. Yumva nabi. Nibyana bibiri bifite imitwe ifunze sha. I have. Wegera fa fasagira do amafaranga ndafite ndaje bahi. Ayavanamo. 400 naira. Kwa yakabaye magana ni menshi. Bese ngwago 90 by'abanyarwanda 90 hejuru ibyagatsi. Thank you very much. I am very grateful. Left to that Libyan met school boy. Yes. I want to have. Kandi yibwira umugenzi wawe ufata nk'ubwana bwo muri segonderi bwo muri Nyanyazi nakajya twirika imbere urumva. Do like this. Akaba kibyimbije kigiza gasitari dore kwasa n'ibinete bibi. Thank you. Murakoze. Kiwira kare bareke birakaza abana bo mu bipango niko babaye. You guys have been coming here to see Nina. Bivuze ngo abana koko bafite bati benshi babatereta. Bivuze ngo rwose bafite benshi barabahutse sasa dore ko bano bakaje. Muri saro hari se w'umwana na nyina b'abakobwa bombi. What is it? Mushaka iki? I said what is it? Mushaka iki? Nothing, sir. Nyakoba ntacyo. You know that Gusa. people gave us message to give to Nina and the nigga. Hari umuntu yabutumwe ngo duhe Nina na Eneka. Give them the message and go. Okay, mubahe ubutumwa asige mujye mu gikoni. Sawa? Nina and the nigga. Nina na Eneka. Zabe no kubika ibanga. Two boys are Hano hanze hari abasore babiri babashaka ngo mugende. outside. They said that you should hurry up and meet them. Kandi baravuze ngo mugire vuba ngo muhurire hanze. The hotel room they paid for. Kandi ngo cya cyumba bishe ngo bamaze iminsi bibiri bararamo babategereje ngo ntago murimo kugaruka. Will soon expire. Ngo amafaranga bishe muri hoteli muri lodge ngo agiye kuba ari rwose yashira mutaraza. They said you should come straight to Kasana Hotel. Kandi baje bavuze ngo mujye muri hoteli twa Gasana Hotel. The rooms you people have been using with them before. Ya hoteli mwajyaga muraramo mbere icya gihe muri kumwe n'abasore bandi bambere babanje none ngo bari mwajya none mugarukemo. Why you used last week? Ngaho mwaraye cya cyumweru cyashize hasa mva filime. Muzehe yari umwana we rwose ibyimba barabimenyereye. Karaba byaragiye bishiramwe umunyu bivuga amahoteli Patishi Kamambiri ibinyunguti. Ije nabiseka filime ra. Sasa ko kwagategereje hanze. Yuko ryibiva byavuze ko ngo bahurira ngo mahoteli ngo mukima ngo basanzwe muri munsi ngo bahuriramo ngo gose ngo amasani yayandi ngo barije bakora ibyo bakoze ubushize. Ababyeyi baravuze ngo nako bakobwa baravuze ngo muze mu nzindani. We should come inside. Tuze mu nzindani yego muze.
Wait. What about their parents? Can say ababyeyi babo bari hehe ise na nyina? No, they traveled to London. Ababyeyi bagiye Burayi mu Bwongereza bayirondere. Back in the next 2 months. Bazaza mu kwezi gutaha bo ngushatse mwaza mukanarara. Data we muze turicunde baturicugusa. Tugiye kujya kwinyeganyeza. Ko byakinje byishimye. Thanks bro. Sone bibiri bizigose ngo bijako no gose gutonora utwana nako mwihangana no kwirira utwana nimvugo z'ubuzaje byakaje ngo bije kurya utwana nibizuko bigiye kuribwa n'ibisimba sasa ikimara ukano bazishe bakono ikirimo ingufuri kugira badasohoka bahamaze ndebere nambara hakono karahabutaka ingo cyangwa ingufuri kivuniramo abo ko bakaje bagiye kwicunde aha ni mwebwe bavugaga mwihangane twayo mwemuretse mugaruke Feel real good. muje muririmba ngo ry'umwana ucira inkweto za nyina mu nzu yande Come in and see. muze hakuno What number is this? yewe hari hangani he twayobye By the way, who are you? muri bande My name Nika. banyita Nika cyo kivuga izina ry'umukobwa niwe nduri umwana I'm in my house feeling real good. muje gose muririmba mu nzu yanjye ngo ry'umwana ucira inkweto mu biriki n'ibiki nabumvaga Yes, sir. American guy. Yes. nengaga mwivuga bavuze ngo mwemeze nk'abanyamerika mararaza abana baje mu hoteli mu mahoro mu marogi ise yabakubise igiti wese yabize ibyuyi Come. mwemuretse mugaruke mugaruke Come in. muze abakobwa shaba bakubise shawo dondo Daughters. ni mwebwe mwabwiye abana bacu ngo baze ngo muhurire muri za rogi aho musanga muhurira mukaryamana sasa nyumvira intambara muzafata ngumi rushyi ngumi ziri serious muzare seriye ku bana be rwose ari seriye rwose ibyo muzata kwihanganira ku bana be abana barakubita sha ntabwo yabyihanganira yakubiza ko sore bana bagezaga ku rupangu barufunze karabaye urupangu barufunze nabo muze baramukimbana muze barakubesheje ngo mwereke muze tugende batakubita ndabona birakaje You want to find out? mu mashaka kungubita I'm going to release my wife. ngiye gufungura imbwa sanje mfite imbwa byingiye kuzifungura ko nzeze barye You wait. What's it? reka zifungura Meant you. zifunga tukwereka muze bigeze ugaje gufungura imbwa ze gafite imbwa ati mu nzu agiye gufungura imbwa ze nzeze barye hega maradukanga wangutse imbwa arababeshya hano ntago tugira imbwa hano nambwa zihaba nababeshya nambwa hano zihaba arimo arabaterwa hano nambwa zihaba ntabwo kimwe mwanzu wese ngo ntaba hano none zirimo dutesha ngabishenze mwe dore uko basa reka tugende urupangu rurafunze karabaye nimuze zemwe mwigira ubwa mwasunye hata hamagara papa z'abakoze kubita turebe filime bega byiza gose muze arwana onkire onkire baracyara ahangaha ngwino ye waryamye onkire wasunye ngwino bakwisoma ngwino bakubite reka imbwa zibarye reka imbwa bigaseka sasa munyesaba cyabaye nakindi bageze gusa ko ubwo bukamba yarashe gusa verify kuko abana bafashwe nk'imbobo kubigeza turuka mu cyaro Very good. rwose munyamuryango bakomeye mu muryango wabo Good as you are. rwose usigaye usa neza madamu urakeye rwose uteye amabengeza Fine. Welcome. Yes, dear. Come in and sit down. kaze neza yicingwino wicarire ni karibu Welcome, sir. Hey. ko yakashe rwose inzu ni nziza What of your husband? umugabo wawe yameze ate About going out, let me call him. umugabo wanjye agiye kujya hanze gusa mbere reka ataragenda maze mamagara aze muvugane mugenzi afite ikimugenza aje mugenzi ngo arebe ese abana bafashwe nka mayibobo cyangwa hari cyahindutseho yewe turaba aho abana bari bambara nabi ariko bafite amafuti ni icya yose Come to see me. It's because we are not eating good food again. uzi n'ikiringo ntabwo tuzongera kurya ibiryo byiza bakira sasa winshi yakona mugire gutya mbonerere sari genze rabana nyuzura no kubasaza we gira sha kigo gusa At ease. we muruhuke bari yoroshye Never see this kind man. Where are your bags? ibikapu byanyu biri hehe Get man, a very bad man. Killing brother and umugore ni umuhanga mother. mugubyeta ni umuhanga I never see.
mufungure bikapu. God will go catch you. I say God will go hold you one day. God will go catch you. Open it. Fungura se dore ko gisa. Ingufuri yanjye urufunguzo na rutaye. It's your plan. Wiki. Sasa abapanzi mpango ngo turi utingufuruza ibyamba imyenda mibi gusa. And other belongings in one bag. And hide the key and say you don't know where it is. Barangijisha urufunguzo ngo ujyango uzambeshe ngo yaguza urufunguzo rero. Okay, mwe menyere kamyeri imanga turebe ndebe ibakwiriye bare mwambara. Azajya ngwambike neza bajye imbere y'uyu mugabo bameze neza nta kibazo. Azatangira raporo mugeze mu muryango ati abana bitaho nta kibazo bya hehe. Filimira. Which one is that one? Yawe ni ye. Yanjye ni yingi. Hey, come on. Nefata ko nambare bwoya. Auntie, today, this is our Christmas clothes. Haka ngini imyenda twambara kuri Noheli na Pasika n'ubunane mbarasa. Like it's Christmas. Just keep quiet and wear the clothes. Ambara vuba. You're hungry. You're hungry? You're hungry. No, urashonje. You salute me. Mwambare kandi nimwihanuze muze musaneza sibyo ndaje. Ngeze nagwaza impamvu abitaho abayifashe gutya nabi tuke tuzimenye cyagamije. No mugore. No mugeze kugaragaza imbere ya rubanda kuko sari umuntu mwiza kandi hakurya gose cyakwe tuke tubizi. Uyu ko yakaje asigaye yarabyimbye gose mu mitungo ya mwene nyina. You decided to visit us. Yeah, uje kudusura. Thank you. Most welcome. Thank you. Sit down. Thank you. How are the people in the village? Abantu bo mu cyaro bameze batundati baraho ibigori byareze. What of our boy? Ese abana bato bameze bate Bobo na Abgoya. Since I came. Oh, not seen. Nago ndabona kuvigena ziye. Oriako. Yewe sheri madame Mazera Oriako. Oriako dear. Yewe sheri shushu bote mutima hamagara abana baze hakuno. And greet Mazibe please. Baze hakuno basuze Mazi ngo betwa Mazi Filimira. Izina bamwita Mazi. Izina They call them and greet Mazi please. Oriako. Yewe sheri. Oriako dear. Onyako dia. Call Bobo and the boy to come and greet Mazibe please. Babwire baza ko basuze Mazi chef please. Bamwita ngo ni Mazi. Mazira ntoki mazina raho. Yamenyeza ko abahaza yakoro kaji. Ngo gose garagaza ko abitaho byaheye kumugeza ko tubizi. Yeah. Let them do. Wait, utayimana. Come outside. Where are you going? Go! Hako turashonje mwe mugende. Aravuga ibiki? Nana. Ye bana ba. Nina. Eneka muze hako gusa abana bavayo n'ababambaye neza barakeye rwose umugisi ikintu ifaranga si ikintu rwose ikina ni ifaranga ujugunye. Neka. Kandi ifaranga rwose ari kubise hose haroroha ifaranga si ifaranga karaje abana basige bakeye. What do you eat? Bana bato musige muri iki? Ko musige mu rwose musa neza. Rwose turya ibiryo bisanzwe. At this rate? Mbega bana. Drinking. I like Zanga musige mu mwana bitanyweka. praying for them. Abo ko bakaje rwose byaheye kubambaye neza by'ubwari mwe. Rwose baje afite na bwaje mu ntoki byaheye ko ari ugira ngo biyeru n'urwiyerurutso. Do bari kuri jina abonye bazi ibiki byambere. Biranywa. Unde kwe kora hasha uri umugabo sha. Koko buryo uri imfura. I see you're taking very good care of them. Rwose urita kubana hamwe nenyo kuri imfura nziza rwose uri imfura mugabo. Mort. Abana rwose ukuntu hambaye neza baraberanye barakiye barasa neza. A witness. Wenda cyo kuzambira umutanga wamye iwacu. Hints for yourself. Ndakeka kubwa urabyibone n'amaso yawe. And then begin to see that all those stories you Utangiye kubona ko izo nkuru zose bavuga hano hanze z'ibihuha ari ibiwe nyine ari inkuru rwose mbarirano. in the village are Baramvuga animals. ngo bana simbitaho buri ukumbeshyera. Look at them. Barebe. Are they not like children who Nago bameze just came from abroad? nk'abana baturutse mu mahanga i Burayi. London. Ibirondere mu Bwongereza. Dresses. Look at. Dore ukuntu bambaye barasa neza rwose baraberewe. You don't know how much I spent on. Ndakeka ntago uzi amafaranga natanze kugira ngo bagurire imyenda bambaye uyu munsi. Everyone knows a child who boast of what they have
Nibana bange uzi muri kino gihugu cyacu bambara nko abana bambaye uyu munsi. Dresses. Imyenda barampenze. Like when their father was alive. Uziko kuko bafata nko se bafataga akiri muzima. Buretse gato hano haratunana nabaza mugenzi uko nabana babeshera byahehe ko ari mayibobo nzima. Nukurenzaho ibi nibyenzi nimpamo. This is yours. Yewe akira kono bobo. Mugenzi mukerekera amaje bona bari mu gwabana imyenda yo kwambara kandi batawazaniye. Put this inside our bag. Imyenda bayishyize mu gikapu. As you can see, nko kubona naringiye kujya mu kazi ngiye kujya mu nama y'akazi. Please let us go to my office. Reka tujye mu biro byanjye wenda ndakugarura nyuma yaho tuganire mu gakeya. Can discuss further. Twaganira rwose tugende hano tujya tuganire. Please. I didn't tell you. Ntabwo wabimenye se. I'm now into forwarding and clearing. Rwose tugende mu bintu bijyanye no kurangura ibintu nkaza mu gihugu nkabicuruza. Merchandise. Asiga rwose ndi mu bantu bacuruza ibintu biri general ibintu byinshi cyane. God has been. Weje ubundi nzi wo mu cyaro nati yego. I see you. Abana bato rwose ndagaruka kandi rwose mukomeze muryoherwe. Filimi bya hehe. Ko ari ukubeshya. Bye bobo. Abwo ya bye murabe bana bato ndabakunda cyane bya hehe ko ari ukubeshya business wabo. Zanakon rekura kutonye no kuzana hakon. Ashira hasi umugore ara. Aricara kandi ubwo mu kanya bagwegeze uji bari mu kuyinywa. Arangije abakobwa bavayo bombi. Wewe uduka ku myenda wehe kirayo sekandi zuru kogasa. Mama. To sell this clothes. Imyenda reka tuyigurishe. Spend during the period. Kuko amafaranga yayo yose bajyaga bacuruza amaso bajya kuyabyinira kandi n'uzi imyenda yabo nayo tuyigurishe. Burn them because they burnt are on this. Kuko reka tuyicanire. You boys have been writing secret letters to people in the village. Mwabyara ngo maze iminsi mwandika inzandiko zijya mu cyaro mubeshya ngo tubafatana bina ngo tubitaho neza. Why did that old man none ko iki to visit us? Uriya musaza ngo ni munuza rwa bukamba je yakono kubasura babazaniye imyenda uriya ngo ni mazi. Mumugire impamvu nyaki mazi bazaniye imyenda. Shut up. Sibafunga mudoma cecekasa. Ntabwo mbibonye se. You think you can deceive me with this your cock and bull story? Cheka mwambesheze mwashimeshizo n'uzanye mu musana kono mubeshya. Yewe bana ba. Carry this back outside. Watanyo gikapu. Mukire hanze. Wonye n'ungurire petroli yuzuye icupa. Wazane nkwereke. Tuyitwike yose. Tuzimira n'ubugome. Ngeze bana ngo twatwike imyenda yabo baba hey nka kado. Bayotse. Cheka sa fungo mundomo. You just go back to your room. Mujye mu cyuma cyanyu. All this Iyo myenda yose muyivanemo muyibike. Mujye mwabere nko mwari mwabe mugende toka. Arashwanyuka. Akira aho ngaho hano warwije mushitsi yaraseka byukurenzaho. From Dubai. Bava yari Dubai. Mugeze mu gasikaye n'umucuruzi yarakize yavuye mu cyaro aho yari umuhinzi mworozi dore asigaye rwose afite fresh yabaye mu gikazi. Yabaye rwose nk'abantu babo mu itabuni mu city. Yes, trust me. I hope nobody else has seen them. Nobody. Muzane ibicuruzwa rwose birenze ibyo abandi bose ugiye kuba rwose wa mbere ubikozeho. Yes, ma. Amenya no kubakaje. Bobo buretse. Sinyo dukora. Going to make and in the next room to bring their clothes. Tujya mu cyuma cyabari abakobwa tuzana imyenda yabo bari dushyira muri envelope none bari botsa yabo mubwenyewe. To replace us. Dusimbuza yacu natego dusimbuza yacu. Ibyana bira. Ni ibinyabwenge shaho ni ibibandi bikuru. Ko byakagiye sasa. Byaragiye mu cyumba cy'abakobwa bizani yabo myiza basohokana. Yakoma kono mu gikapu bivana mi yabyo babihaye mishyashya ni byana bibiri n'imbebe byivu menyeze meske futulats imbebe bibiri karacyakomeza. Bishyiramo hakuno y'abakobwa myiza stile zabo rwose zirenze bizi ko babakunda kwambara bizi ko bitama hakuno byo bijyana yabyo mishyashya babihaye. Abo ko bakaje sasa bagiye bagura petroli yuzuye akajerekani. Hakuno biracanira nako ibikorwa bisuka ko petroli ibikorwa bibiri by'ibigomesha nka nyina nase ugeze ngo nayo ngo rwose ngo ibyaro ko ibyagiye nabona abantu bose buti nk'ubwo bwase na nyina n'abakobwa. Sasa ntabwo bazwi barimo gutwika mugeze ari yabo. Umwezi ugeze ngo bajya vuga ngo umutego mutindi bashibukanye nyirawo. Nabo rwose bateze umutego mutindi urabashibukanye nibabizi. Ko bagatwitse baracanira. Ntabwo bazwi ari yabo barimo gutwika. Sasa ibingibi bivayo. Ibigo ry'ibibiri. Ko byakaje.
birabyina mbega style birahunga byarikanza avuga ku rupangu birirukanga byarikanza sha umugenzi bari batwitse nazo kugeza batwitse yabo karacyakomeza bakise imbeba ebyiri turats God will go catch you one. Jenzi kumesi yicuma gusa ku masaje gusa hari bari baryamye mugabo n'umugore Jenzi ni Oriya ko n'umugabo we kanyandikwe Sheri Have you paid those customers? Yesa wishyuye abakiriya bawe gore ntagavuga yewe buretse ufite ikibazo My dear mukundwa Sheri problem kutavuga you need more money ukeneye amafaranga yo guca muri business cyangwa No. Sheri ikiza kandi Are you going to just sit down there and watch? uzaguma hanga ukomeze urebere kugeza ryari Can't you see that the year is fast coming to an end? ntago ubona ko umwaka uri hafi kuba warangira ngo uriya mugore mama wabano bana garuke wagiye mu gihano What will become of Christy? ese Christine nagaruka bizagenda bite nyina wabano bana biri wawoza ari umugore wo mu rubona wawe turi mutungo ye I know very well urabizi neza that Ibe's visit was not just ko uriya mugabo waje hanga harwa bukamba janga kugira ngo arebere ataragezwaga na kamwe mazi yaje afite ikindi kimugenza lati yego I know he came to spy nabizi ko aje kugira ngo atwiga adupetuneke probably find out how Bobo and agira ngo arebe kuntu bana Bobo nabwo yababayeho that old fool uriya mushenze gusa w'umusaza but we have shown him at least that we are smarter ariko twamweretse ko turi abahanga just time akoma ngubwire and brag ntago uzagagaza ko uri umuhanga kugeza isi zacuramira life and healthy. That means she would have been vindicated. You and I know what that means. The entire Omuna and the village will descend on us. uzuko byanga byakunda umwaka nurangira wa mugore agarutse bigaragara ko atari wishe umugabo we uri handi byanga byakunda umugabo gace kose kazadufatira imyanzuro 9. bazatwamagana bazubitekereza Ready to go back to the village. yego ubwizwe ngose njye ntago niteguye kujya gusubira mu cyaro don't worry is that Sheri ugira ikibazo Dad ese niyo mpamvu wanze kuryama ubitekerezo byo ngibyo ntekerereza plan all right Jefite imipango yanjye see banzu rebe nkubwire I am going to start processing documents that natangiye gutegura ibyandiko nge nawe n'abana bacu bizatujyana mu mahanga all of us travel abroad tukajya mu mahanga umugore yarikanze that's my plan ni imipango yanjye data mugabo mwiza rwose ngera ungwemo mugabo mwiza you think I not do data ya gose abagore ni bagore gose ni bamukunda bintu bikundira imitungo ni bakunda abagabo babo bikundira imitungo Now travel to America. tugiye kujya muri Amerika ndati yego Na America. data muri Amerika we data zajya sangira cyane na 50 cent ni higiza gose njye muri salon gose muri na Jay-Z all your customers tomorrow right? ahubwo ejo zatangiye bishyura imyenda yawe yose tugiye kujya muri Amerika filime nyeze bapanze barafata mugenzi imitungo yose bayigurisha yibanze mugenzi bahunga bigiye mu mahanga umugabo n'umugore mugenzi n'abana babo filimira ne mugenzi karacyakomeza ngeza kunye saa cyabaye na kindi gose maga sasa byabyana gose bisigaye bishite mugenzi bya dawa ise wa John Poli ade bari mu uriya baba yo musaza waramuze musaza umva bana batoni inshuti zanjye in case if una see them make una no touch bana batabana bone inshuti gose ngwa mwita John Poli yana mugenzi we one can call letter abanyarumugi bara gose bana bashaka ko mwandikira urwandiko sabisa no go school ntabwo abana gose baheruka kujya kushishasha kubandikira urwandiko rwo kujyanira umuntu they suppose drop hari ikibazo se kandi gose kamandikira ntugire ikibazo amafaranga rwose ndagwe kubandikira urwandiko filime iraha ngo ngizwe cyane ngo babandikira urwandiko you go do am for now sabye ndebere filime una carry paper there ibyana nibi bandi byazanya ko urupapuro n'ikaramu yo kwandikira kubyandikira urwandiko icyana hari abakugira imeza bakwandikireho kino kirahindukira dore sha bacandikireho nibigeze bizi kwideburiya And he's smelling boy. He's a boy. Banyita abuwe yagusa nushyira amazina yanjye na wetu akore My dear Elizabeth. usheri wanje inshuti yanjye Elizabeth oya reka naga gutyo uretse nawe ukareka ngo kunshuti yanjye Elizabeth nawe kamwe kujya kwandika na wetu akore kunshuti yanjye inshuti yanjye Elizabeth oya Cancel that one. Babyo bireke Right. andika Elizabeth. My sweet love. mukundwa gose gikundiro sheri shushu mozo sweet love How are you? umeze gute And your beautiful body. n'umubiri wawe gose mwiza w'igikundiro uteye amabengeza Smart boys Rwanda n'abahanga you are right smart
dore iki ngiki ugacwa bari mu mwaro mogi Haven't your husband? ese umugabo wawe ntago aragenda Haven't your husband? ntago aragenda mu mahanga I miss you so much. ndagukumbuye cyane ntabwo nzi menyaze Elizabeth ninde barimo kwandikira no rwose no rwandiko abana bara uko bakashasa ko no mu rugo filmira ibyara ni ibiteka mutwe ni ibibandi bikuru ni ibisaza mu guteka imitwe byakaje ubusaza saka ko ari umugabo bifite cyane ko mu ntoki byitwaje donkire niki So what is it? muvuga niki kibagenza Somebody gave us this letter since yesterday. hari umuntu waduhaye n'urwandiko rwereje ubundi turufite One Mrs. Elizabeth. ariko ngo rwereje inkuru bita ngo Mademoiselle Elizabeth ntabwo tuzi sasa Mademoiselle Elizabeth ninde Father, we don't know the person. koko tutazi nyiri urwandiko Elizabeth uwo ari we To keep it. niyo mpamvu tugasema kurubika mugabo ararubaka Fools. ibigoryi gusa When I call you fools, you won't understand. niyo mpamvu bita ibigoryi mukarakana ngo ntabwo muri ibigoryi You'll be complaining. mukaburana Somebody gave you this letter since yesterday. umuntu yabahaye urwandiko rwera ejo bundi murufite And you kept it. murarubika You don't know that my wife's English name is Elizabeth. ntabwo muzi ko umugore wanjye izina ry'icyongereza bamwita Elizabeth izina ry'Ikristo yitwa Elizabeth Stop. dore ko sicika igakira nikiriza buretse umva urwandiko kuva atari rwereka tuze kuri uwo mugore wawe nta mpamvu yo gusoma urwandiko rutari urwawe sicika kigoryiwe ntabwo uzi ko umugore wanjye mu nanjye turi kimwe urwandiko n'urwanjye n'urwa twese sasa ntagaze ko urwandiko rurimo icya yose n'ikigambo harimo imitoma yo muri za 90 ondebera urwandiko Elizabeth with love. mukundwa nkunda cyane kandi rwose nishimira How are you? umerewe ute Beautiful body. n'umubiri wawe rwose uteye amabengeza I have not seen you in 2 weeks now. maze ibyumweru bibiri nakubona ndagukumbuye cyane Why? kubera icyo utakiboneka Haven't your husband traveled? ese umugabo we ntago akijya amahanga ngo twongere tubonane twongere twishimane njye nawe I miss you so much. ndagukumbuye cyane This time, we shouldn't wait for your husband to travel. ndakeka ko yakumuze ngufitiye basi uzaza n'umugabo niyo yaba ataragenda uzaze twongere tugire nk'ibyo twakoze ubushize Out as usual by telling him uzambwiye ko ugiye kujya hanze nk'ibisanzwe umubwiye ngo ugiye kugira are going for wake keeping. ugiye wenda nko kujya iwanyu umare nk'icyumweru See your mother. kujya gusura nyoko mama wawe I enjoyed the other time we spent. cya gihe twamaranye ijoro ryose turyamanye byari bishimishije 3 whole days. twamaze iminsi 3 yose rwose turi kumwe yarishimishije Hey, you are so sweet. rwose uraryoshye mu gitanda urwandiko rura Thank you for all the money you have. kandi warakoze kubwo amafaranga yose umpereza uba watse umugabo wawe Don't forget the 300,000 naira. kandi nibagirwa ko wansangije kuzama 3,000 by'amanera mugeze 3,000 by'amanera na amafaranga menshi cyane 3,000 ni menshi cyane Me, I love you. ndagukunda cyane Miss you. ndagukumbuye And I promise kandi nasezerana that when your husband dies, ko n'umugabo we napfa maze kuba yakwitaba Imana you and I je nawe will marry each other. tuzashyingirwa tukaba umugabo n'umugore Goodbye. urabeho ndagukunda Yours truly. kandi umukunzi wawe Lover. ukunda cyane Samusoni ayiwe data we cyarumiwe Wonders shall never end. ibitangaza mu isi ntabwo bizashira bwoya baritaba karame Who wrote this letter? ninde wahaye runo rwandiko ninde muzatuye mbandi batuturabizi Go upstairs and change. reka nyene hejuru nambara imyenda yanjye y'intambara y'itabaro ndaje ndabaye imyenda imyenda y'ingo y'itabaro yambara agiye ku rugamba numva sangagiye kujya kurwana nande sasa Wait. I'll come with God will go catch you one day. God will go. ndaje karabaye no karabaye tu ubwiza kutuza abana nk'aba ngaba niba bari mu mitungo yabo wazasara dore ngukuntu bibyimba biteranyije umugabo n'umugore we ati ndagukunda cyane rwose cyagiye turyamanye byari byiza twamaze iminsi yose turyamanye umugabo adari yaragiye mu mahanga ko bakaje muri benzi umugabo sasa nagaze ko ibyana byamupangiye azigwaje mu bintu bisanzwe numbaze ngwe n'umugore none bahora biragenda bite yaje ako sasa baze ugose umuntu umuteretera umugore amushakira iki mu buzima in an uncompleted building.
Niko tumenya yaba munzu ngingi tuzi. Hope you are sure of what you are saying. Yes, sir. Ese nago mwambeshe maze batina gutwa kubeshya. Are you sure it's this place? Na hanga neza mbandu batego na hanga rwose niho yavanye Rwanda kandi duhereza. Biza hakuno. No, I hope two of you are not planning any. Ndakeka nago murimo kumpangira impango mibi yanyu sibyo? Ibindi bati hoya. Samson! Samsoni. Harabaje. Come here, you're still lighting that cigarette. Come. Ngwino amushenze ngwino shangwino ngwino ngwino. I said come here. Come here. Ngwino hano. Good. Now, which of you is Samson? Kweli mwembi ndi bita Samsoni. What do you mean? I said our phone is Samson. We tugeta mazina tara yacu. It's Samson. We Samsoni nini? Samson arahagira. Na maybe Samson. Ninge bita Samsoni musaza. Okay, ni wowe. You are the one. Ni wowe rero. You are the one. Ni wowe. Messing around with my wife. Yo maze iminsi rwose usohokana umugore wanjye mukajya mu hoteli mukarara na muri kumwe nahanagiye mu kazi. You are Samson, man. Ni wowe Samsoni wa rusingo. Ni wowe nuneretera umugore. Abandi bavayo. Get to heaven or I will go to heaven. Hagati nawe mwese agiye kujya mu ijuru uyu munsi arapfa. Basako baratabara. Namabandi. Maze bajya ku mugabo. Baraterura. Bashira hasi. Mureka kukubita onkire wacu kirye gaseka. Bamuteraga bangumi yamenyo my friend. Barashotagura. Bamuha ikigo ku munwa. Muryinyo ku mudomo byasbyanya byongeze bibabaje. Ikigije kigaseka kindi kikiriza. Unebere bigoryi. Filipe kibwa cyaza kindi unebe dodo. Urebe. Kibwa kirimo kurira ikindi kirimo guseka. Baramukubise dore shado. Kimwe kigize ko kirimo kurira ikindi kirimo guseka. Cyana bira. Polisi ye mutabare onkire. Guys, iyo mushenzi don't do. Merekera aho ngaho shamwe mukomeretsa ngo mumwangize. Mumwaye somo. If I see you here again, inongera kubona ahangaha zagushwanyaguza. Kandi rwose umugore wawe araryoshye nundi munsi. Kigoye bigeze baraje kuzukuru kireba dododo. Dore. Areba nk'inurumbutse. I will not try. Je nako sagaruka. Gisinga bigeze ngo birimo kurira n'ibyana bibiri. Please let me take my key. Ye mureke mfate ko ntacyo zanjye ko ntake. Vane ko ntacyo afite ubwo basha dodo. Oh my God, Ye ntabwo nako ndazifite. Ye murakubita onkire wacu murakoze cyane. Ayiwe onkire radusize. Onkire fungura tujyane. Ango fungura bamba bandara dukubita. Byahe. Onkire wafunguye biramukurikira bimwinginga. Baya kajageze hakurya. Birashwanya. Baramupangisha yarabikwiriye nyagupfa. Muramuhaye nundi munsi nazongere. Yana mumuhatagwesha amangu my friend gusabye bana muravugo ntago muhaye neza. Byo byana byo dusangane bamushiti byabwe gose nguri ubuzima bwo bwese ukuntu bubayeho. Yari bibabaje. Yewe kajya tuje mu rugo. Yeah. Sasa umugabo yaje yarakaye yaje nk'akabamba. Ariko nyoka ari he? Baje nyoka ari he faturushi. Nyoka ari he fata inkonje. Mama wari he? Mama wari he duruka gasa. Mama hamaganyo nyoka zanga. Mama, now come here. Come here. Ngwino hano. You see what it cost? Wano kunu ba hejuru yawe. Now, Uriak, tell me. Gira. Did you give your English name to right? Love letters to you. Ninde wahaye amazina y'Icyongereza ukamugira umugabo ukamusimbuza. Uravuga ibiki kandi? Uriak. So you now give my money. Usigafata amafaranga ngo yose ngo ushore muri business. Boys, and even sleep with them. Ukajya kuyaha abasore insore ngo muryamane ngo z'abapfubuzi ntaze zari zo namenye mukanya. You not sleep with small boys. Usigaye ujya hano hanze ukajya kwigukina nabo n'ubwana buto bw'ubusore ngo rwose ngo nibwo bw'urukundo rurenze uko ngiye nkuhereza. I swear. Ndahiri horaho. One of us will reach heaven. Aza ku mugore fata ngumi fata urushyi hakurya hakuno umugore arirukanga hakurya fata urushyi abongeza abana baritambika karabaye bajya mu nzu ndani. Ngwino hano. Ndego makore cyangwa namwe jya mu nzu kafena jya mu nzu umugabo yabaye nk'imbwa y'inkazi nk'imbwa y'inkazi. Uriako madamu amafaranga wayashize he uhora utanga buri munsi fe yambere ni mu nzu ndani. Sasa ngwe mumbwire ninde wabahaye urwandiko fe yambere sasa yakora mu rubanza. Mama gave us the letter. Umuntu adaye urwandiko. We don't know him. He said he's Ntabwo tumuzi yavuze ngo bamwita ngo Don't worry. wiki. Okay.
Are you ready to show me the man? Muramenyere ko abahaye urwandiko ari we. Ninde abahaye urwandiko? The man will kill you. Arakwica. To kill me. Aranyica. To die now. Nani banyica basire ndemera gupfa. Show me the man. Mumunyereke. Mumunyereke ko abahaye urwandiko ninde mumunyereke. King who he is. A man I have never seen in my life. Nigute mumbekera ngo ngiye ngo muzanye ngo n'umugabo ntazi muzi buganye ntarabonabonaho. This is such letters to you. You must show me the man today or I'll kill you. Are you ready? Byanga byakunda munyereke uwo muntu mutamenyeretse uyu munsi ndabica. Anti rwose ntago twapfa kumubona. Sasa ibintu byagira abayasana kumva bakunda nabyo barabyabuka. Byo kujya kunzanira urusana nkwereke kunzanira urusana bwanye nkwereke. Uyu ngakona sasa azana urusana kuki ku rusana rwa nyarwo. Piri mujisho. Piri umugore sha n'umugome wife. Umugore sha n'umugome mu mihumetse. Indane mu butafari. Urusena rwa nyarwo mu maso no mu mihumetse mu gatafari. Yabasize insenda mu maso. Izina shira mu mihumetse umugore ntambabazi. Nambabazi zakibye habe namba. Izabana bararize bavuze induru. Yeah. Abandi baraseka. Mugenza bakabaye umuryango abashiki babana ntacyo bibabwiye. Yeah. Genza cyabana cyo gose ngo imisi yicuma. Genza yabeze ngo ningwe ntabwo yavutse uzi gufata bwa kanu ako dusera byigishijwe. Hello. Hey, come on. Hey, baruse ngo gutata telefone tari I'm yanjye. afraid to touch my phone. Wewe gutata telefone yanjye. Hey, do I even know what telephone is? Uzuko nyanga na telefone cyari cyo. Reka kandi telefone zitari zako kwishanura dore kwasa n'amaso abiri dore kakarebe. Whatever you are doing. Menye mukazi kanyu. Hello, Amadi. Please, I am sorry. Ya unyihanganire Omari. Yes. Aha. Yes, Amadi, I have also gotten the visas. Amadi nabonye visa narazishe narazibonye. Yes, I now have. Nizwe nubwikanse mu bavuze bigambo bijyanye na visa bugeze ukebuza ubwenge. For myself. Nashatse visa yanjye. My wife. Umugore wanjye. And my twin daughter. N'abana banjye babiri b'impanga. Yes. Yego. Amadi, I told you. Amadi narakubwiye. Je nta mikino ngira mu byo gushaka ubuzima. And yes, I have also changed the money. Kandi kindi amafaranga yose nayo nayahinduye yose nayakize mu madolari amafaranga y'impuzamahanga. $50,000, right? Nayakize mu $50,000 y'amadolari, $50,000. Good. I have it now. I will have it here in my house. Nyafite ahangaha rwose mu nzu yanjye nihari. It's all right. Nta kibazo. That's very kind of you. Amadi, I must tell you. Ntabwo mva ngubwiye. Amadi, let me quickly take my bath and reka noge mu kanya turavugana rwose ko ndimo kwitegura ngiye kuba nafata umuryango wanjye n'abana babiri tukajya muri Amerika. I'll be right there. Sawa ndaje mugeze cyane kwa kwishyura amatike y'indege. Mugeze abonye visa z'abana be n'umugore we. Abangaba ntaga batekereza ugeze afata amafaranga ya sena nyina yagiye kubyinamo. Amafaranga y'abana ni yabyinagira. We ukomeza mukora akazi. Mugeze ni yabyinagiramo. Yavunjishe mugeze $50,000 by'amadolari, $50,000. $50,000. Sasa bangaba nkuko bazi nabwo ajya abo. Are you sure that this man has not sold our father's money? Ese kubakeka ko mugabo utagurisha imitungo ya data yose akayimara. Genzi birabashije imitungo yose yashize. I wonder where the money he mentioned came from. Hata nanjye nibasana amafaranga avuze ahantu yaba yarayavanye. Look. Buretse. Abo. Goya. Mama is suffering in the village. Let's grab this money and run to Mama's village. Amafaranga mu cyaro nagara amafaranga aboneka kandi dufata amafaranga tukigire mu cyaro tuyajyane. Because I start a new life. Tugiye baso na tuzamara nk'ukwezi uko ngiye tugaruka mu mujyi dutanye ubuzima bushyashya. That's true. Byuka ko nokori. But I don't think it will be easy for us. Ako nakeka ntago biri butworohere. Reka tugerageze. Reka wangane reka tugerageze n'ubundi bucyambere no kugerageza wenda ukazapfugerageza. Yeah. Mugeze gufata amafaranga bajye mu cyaro nabo bayajyane nta kundi. Imitungo yabo yose mugenzi yagurishijwe. Ishoboka. Karabaye katurebe sasa. Sasa uyu ngo yakuno kwakagiye koga abangabo ko bakaje mu cyumba indani. Bazi ko byanga byakunda amafaranga yose arahanga sasa. Katurebe. Yeah. Arapanga nawe mugenzi bapanga icyo gukora.
bakise imbebe ebyiri turatse bajya kumugeza kuri briefcase y'umugabo yakanyandekwe visa ngizi bazikuye umugenzi visa ngizo yeah n'amafaranga nga yamugenze amadolari menshi apaki 50,000 faranga menshi cyane byonyine uyu munsi mu Rwanda dolari rimwe rivunja 670 na nafata mfata 50 kubera 600 cyushiyo n'ibihumbi birenze nyumvira amafaranga bavanamo ni menshi cyane yagurishije imitu taragira guca karabayara uko yakaje bare mu cyumba cy'indani yeah filime yisuka imbebe ebyiri nabo ntaho batandanye n'imbeba baritsimba taye nizo batenga amafuna hamba imbwa ubutaye rwose ni za karasharamye nizo taye zabo utinya umugabo yemeye mugenzi kwica muri umuna we hejuru y'imitungo ntago yoroshye wambere avuye n'ivarisi arayikorera bataragenda baramwumvishije aritsimba umutoya arinda ane muri garderobe do yavanye umwenda ngakare karasiga ntiyakabona ni nk'imbeba bayise imbebe ebyiri kanje gaco ntacyo numvara fungu yako n'amafaranga ari karabaye varisi nayihari varisi mo amaviza ye n'abana be passport stayemo kashe ya visa gize gutya yako nta kinabona karabaye yes hey no Mana nyagasani yeah hey weva abaka basaswe varisi ko bakuno babaka ibebetanye barimo kugenda bafunguye baritsimba n'imbeba papa na Bakuri cyanga. Ubwo batubaza iki wowe? Cyo dukora hanga acaho. Yeah, nunge mu manga ebyiri bari nina bari nekasimbiza. We witonde wacinazi we. Ukomeza genda tugire myese iki nambaraga gifite. Ufite imbaraga n'urukuru. Nugo n'urutware rwa bucura. Dore cyase bita gusara. Uzi gushakira ivarisi muri turuwari. Ivarisi muri turuwari hajyamo telefone. Arajugunya hakurya uko akagenze sasa hakono babagoyo byanya by'igitumo mugiye hemwembe papa no dushyi ivarisi mu modoka ye muri butu banyuzaho oyi naco yavuga nazi gutunze bugiye wagasotse buretse tugiye gucya baza kudukurikira reka tubapangire yako tubasege tubateza umutego ya kwa hakono kujya kuzana umutego wabo ngo bari butege barapanga shawo kivana ko nakaje kandi kubuto shawo buto buranyerera giswa ko nubuto imbere y'umuryango bivuze ngo uzasa bakurikiye yirukanga nekaramu babyanga byakibusuka hose no ku muryango hakurya hose koza cyagira ubuto duyungu sasa ko nukurata yego icyimba hejuru ye madamu cyamenye ubuto gihereye ko hakurya muri saro ku muryango utorosohera usohoka azungu yamagara yaravuze induru yambaye igitenge birafunga birasohoka amafaranga barayajyanye amafaranga menshi cyane bakise mugeze imbebe ebyiri aracyari junior ubasobanurira ye nta bobo nabwo bibonye enda papa's bedroom ndababonye imva ndio gashaka kuna basa gusaba kugwe niwe nta muntu ugeze ajya mu cyumba cye Who went in and took my briefcase? umva yemwe mwembe niwe wageze ajyanye bivarisi yanjye ivarisi iri he yanjye irimo office azanyuze bajyana amahanga na nyoko mwese nanjye na papa iso bitunga wabwiye aboy na bobo ngo bashe muri butu yawe y'imodoka karabaye bari he ndabica barambona bari he ngeze ngabye ku byanjye ko nabonyeze bikomeye karabaye ngeze hakuno bikuse hasi umugabo aragwa umwana arakurikira unaje nawe arakurikira ubajya kuvanga abandi bagezeyo bajya ntegiranga imitego gose nuko ideburiya mukurikire
madamu yakaje rwose aje yakona yabyimye naziko ibara ryabaye. My money. Amafaranga yanjye. Amafaranga yose kandi yiki. Amafaranga yanjye, visa yanjye. Bobo, goya. Bavuga ibiki kandi ngo bigenze bite. Batwaye ivarisi irimo visa zacu zijyana amahanga n'amafaranga yacu yose twagurishije. Twacuruje. Geze barabibye. Mugabo iramucanga. Kamubayeho. Yapanze mugeze Imana n'ipanga ibyayo. Geze nawe utishyurwa. Filime iraha. Geze akisimbe ebyiri. Kugeza no bakirukanse. Geze ukagenze. Bakitaga imbebe ebyiri. Ndabakunda cyane. Naho ubutaha. Ese mugenzi abana babonye nyina. Ese amafaranga mugenzi wagize bageraho. Mugenzi naho ubutaha. Ndabakunda cyane. Kandi rwose Imana ibande namwe naho ubutaha. Mugenzi nanga karangiriye. Naho undi munsi sawa sawa. I never see a very wicked man, a very bad man. He kill him brother, accuse him wife for murder. Oh, I never see. God will go catch you one day. God will go catch you one day. I say God will go hold you one day. God will go catch you one day. If you are a wicked man, God will go catch you one day. As you dey drag a property, oh, remember say, oh, na people